hari ubuzima urimo bumeze nk'ubuvumo, Imana yiteguye kuza kugukura muri ubwo buzima. Imana yantumye ngo mubwire ngo aka kanya yiteguye. Harasitaki ebo rashataya sielewa obera sikitala sielebo. Imana ishimwe cyane, Imana ihimba. Dawidi rero ngo amaze kuva mu nzu y'imbohe, ngo yari yabwiye Imana ati mwami Uwiteka Imana, kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe ngo kugira ngo shime izina ryawe. Aravuga ngo mwami abakiranutsi bazangota. Imana iteguye ingabo zikugota, Imana iteguye abantu bakugota. Hari abagiye kujya baza gufunguza iwawe, hari abagiye kuza baza ngo bafashe abakwishimye hejuru. Wera aka kanya Imana ije kukwemeza abatakwemeza. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Kongeye kubasuhuza abakunzi ba Sam TV Rwanda. Muramureba imbere ya kamera zanyu cyangwa se imbere ya screen zanyu, reka mwakire ari mu mavuta y'Imana kandi Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Reka mwakira bibwira hanyuma atuize ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima we mu minota mike cyane itarenze 10, kandi nzi neza ko ari umuhanga mu by'urugendo akubite abangura. Turakwakira, karibu. Murakoze cyane. Nitwa Samuel Abayisenga, Evangeliste Abayisenga Samuel. Ya reka rero tubagezeho icyo Imana ashyize ku mutima wacu dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uyu mwanya isaha turi bugufi imbere yawe. Waravuze ngo tuze twenyine twerane nawe tugusanga ahantu hatari abantu. Uyu mwanya isaha ndi hano nicaye kuri iribuye, nje mu mwanya wo gusenga kugira ngo Uwiteka Nyiringabo ugire icyo ukora. Ndasenze kugira ngo nabari njye ugaragare muri jye, kandi abanyumva bose uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ubutumwa bagiye kumva nabari jye bumva, ahubwo wumve wowe muri jyewe. Ganza kandi utegeke ni mwiza Yesu Kristo wakoze. Amen. Karibu utugize ijambo ry'Imana nuko maze gusenga. Inshuti z'umusaraba, bavandimwe bakunzi ba Sam TV Rwanda, Birashira TV ndetse na Vania TV show, amahoro n'imigisha ku Mana bane namwe ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Samuel wanyu nkuko bisanzwe. Aka kanya uyu mwanya nje ndi mu mavuta yo gusenga. Nje ndi mu mavuta yo gusenga, mfite message ivuga ngo Imana ije gukura abantu mu nzu z'imbohe. Ije gukura abantu mu nzu z'imbohe. Inzu y'imbohe uherereyemo, inzu y'imbohe mvuga ntago ari gereza mvuga, ahubwo ndavuga ubuzima waba urimo bumeze nka gereza. Ubuzima waba urimo bumeze nka gereza. Ubwo buzima nibwo nje kukubwira ko Imana ije guhindura amateka yawe. Imana ije kubigenza neza cyane. Haleluya. Niyo mpamvu aka kanya nicaye kuri iribuye nkuko mubibona, ndimo senga, ndimo mvugana n'Imana. Murabona ko abanyamakuru barahansanze. Ubu rero tugiye kumva icyo Imana ashyize ku mutima wanjye. Tubaganira ku ijambo riri muri Zaburi y'142 umurongo wa 8 wonyine. Zaburi y'142 umurongo wa 8 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haragira hati, kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe kugira ngo nshime izina ryawe. Abakiranutsi bazangota kuko uzangirira neza. Kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe kugira ngo nshime izina ryawe. Abakiranutsi bazangota kuko uzangirira neza. Iyo Imana ikuye umutima wawe mu nzu y'imbohe, hari ibintu bihinduka. Amateka yawe arahinduka, ubuzima burahinduka. Wambaraga nabi ugatangira kwambara neza, wabaga ahantu hadasobanutse ukaba ahantu hasobanutse. Iyo Imana ikuye umutima wawe mu nzu y'imbohe, hari ibintu byibwiriza bikarekura ubuzima bwawe. Aka kanya nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana ije gukura umutima wawe mu nzu y'imbohe. Ahangaha iri jambo ni ijambo muri Bibiliya rigaragara igihe Dawidi yari arimo ahunga Sawuli, ngo nuko Bibiliya tubwira ngo ahungira Sawuli mu buvumo. Ageze mu buvumo, ngo Dawidi yageze mu buvumo, amaze kubugeramo agira ikibazo gikomeye cyane kuko yabonaga nta hantu azacikira Sawuli. Abonye ko nahazacikira Sawuli, arangije asenga Uwiteka Imana, arangije avugira isengesho avuga ngo kura umutima wanjye, haleluya, mu nzu y'imbohe kugira ngo shime izina ryawe. Inzu y'imbohe ya Dawidi
Dawidi, mbibutse ko Dawidi ntabwo yigeze ajya mu buvumo kubera ko abikunze. Hari ubuzima urimo kubera ko utabikunze. Hari ubuzima hashyizwemo n'abantu, hari ubuzima hashyizwemo n'abanzi, hari ubuzima hashyizwemo n'uburwayi. Aka kanya nkuzaniye haleluya ijambo rikubwira ngo Imana haleluya igiye gukura umutima wawe mu nzu y'imbohe. Dawidi abivuga neza, Bibiliya iratubwira ngo iyo dusomye umutwe w'amagambo ngo ni indirimbo ngo ya Dawidi y'amazamuka, ngo ariko ngo ikaba isengesho ngo yasengeye muri bwa buvumo. Hari ubuvumo wari urimo, hari ubuzima wari urimo bumeze nk'ubuvumo. Imana yiteguye kuza kugukura muri ubwo buzima. Imana yantumye ngo nkubwire ngo aka kanya yiteguye harasitaki ebo rashataya sielewa, yiteguye kugukura muri ubwo buzima bwakugoraga bwaburukuruje. Imana yiteguye kuza kugukura. Kura umutima wange mu nzu y'imbohe Mana, kugira ngo nshime izina ryawe. Mama bakiranutsi bazangota mwami, kuko uzangirira neza. Kura umutima wange mu nzu y'imbohe Mana, kugira ngo nshime izina ryawe. Mama bakiranutsi bazangota, kuko uzangirira neza. Iyi ni indirimbo yanjye nahimbye. Imana imaze kumpa iyi message, nahise mpimba indirimbo ivuga ngo kura umutima wange mu nzu y'imbohe, ngo kugira ngo nshime izina ryawe, ngo mwami abakiranutsi bazangota, kuko uzangirira neza. Dawidi rero iri ngo ni isengesho yasengeye muri bwa buvumo ubwo yari azengereje na Sawuli. Hari Sawuli wari uzengereje ubuzima bwawe, hari Sawuli w'inzara wari ukuzengereje wowe ahantu hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye. Hari Sawuli wari uzengereje ubuzima bwawe. Aka kanya Imana ije gukura umutima wawe nzu y'imbohe. Imana ije gukura ibyishimo. Oh haleluya haleluya. Oh bera sikitala sielebo. Imana ishimwe cyane, Imana ihimba. Dawidi rero ngo amaze kuva mu nzu y'imbohe, ngo yari yabwiye Imana ati mwami Uwiteka Imana, kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe, ngo kugira ngo nshime izina ryawe. Aravuga ngo mwami abakiranutsi bazangota. Imana iteguye ingabo zikugota, Imana iteguye abantu bakugota. Hari abagiye kujya baza gufunguza iwawe, hari abagiye kuza baza ngo bafashe abakwishimye hejuru. Wera aka kanya Imana ije kukwemeza, abatakwemera bazakwemera. Imana ije guhindura amateka yawe, kandi ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo nk'umuhanuzi w'Imana ndaguhanurira aka kanya, yewe birashira we, ubuzima bwawe bugiye kuzahinduka. Hari Imana ije gukora, hari Imana ije guhindura amateka ku buzima bwawe. Wowe nkurikiye aho uherereye hose, imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe. Uko Imana yakurumyeho ngo bubwire ko ije gukura umutima wawe mu nzu y'imbohe. Oh haleluya. Ubwo burwayi wari urwaye, Imana yiteguye kuza kugukiza. Imbaraga zikiza ziramanutse, imbaraga zibohora ziramanutse. Ese witeguye gukira? Ese witeguye kubohoka? Akira kubohoka, akira kubohoka. Iyi ni isaha yo kubohoka, iyi ni isaha yo kugenderwamo n'Imana. Rotaya sielebo kosiriaba, rashataya boko sielebo. Imana ije gukora ku buzima bwawe, ije guhindura amateka yawe, ije gukura umutima wawe mu nzu y'imbohe wari uri. Wowe wabuze aho wishyura inzu, wowe mu mujyi wa Kigali, Imana ije kukwishurira. Wowe wabuze minerivare z'abana, Imana ije kuzishyura. Wowe wabuze impapuro muri Amerika, Imana ije kuziguha. Wowe wabuze impapuro mu Bufaransa, Imana ije kuziguha. Wowe watandukanye n'umuryango wawe, Imana ije kuguhuza n'umuryango wawe. Aka kanya uko Imana imanutse gukura abantu mu nzu z'imbohe bafungiraniyemo, ubuzima bugiye guhinduka, amateka agiye guhinduka. Oh haleluya.
haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Imana yamanutse ku buzima bwawe, wowe bahinaritse, Imana ije kugira neza ayo maguru, Imana ije kuyabohora uwo mugongo wawe, Imana ije kubohora uwo mutwe wawe, uwo mutwe udakira, Imana ije kugukiza. Imana iraje, Imana iraje ku buzima bwawe. Wa munyamakuru we wabuze kamera, warakiranukira Imana, Imana ije kuguha kamera. Humura witinya, yavuganye nawe no kubikora. Haraketasi elebo. Wewe wabuze umuryango wawe, Imana ije kuguhuza n'umuryango wawe. Icyo usabwa ni kimwe, urasabwa kwizera. Ukiyavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora, ije kubikora mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Aho uri wise, zamura ikiganza cyawe. Aho uherereye wizere. Wowe utwaye imodoka, aho uri wise, izerere mu modoka yawe. Umurikiye kwa aya macano, izere. Imana iraje ku buzima bwawe. Hari ibigiye guhinduka, ibitahindukaga bigiye guhinduka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana irinze inda yawe. Pesikitarasilebo reshetekelebo kosireba reshatayaboriabarasirebo baba ole ketarasilebo reshetarasilebo. Urakoze Baba, urakoze kurima. Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Ketarasilebo. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Haza kwifuza ku bwoko bwawe. Urebera hose cyarimwe. N'aba banyuzaha ubonye ko bari bakeneye neza yawe. Weretse abari mu bihugu bitandukanye, abazanyumva bose ubuzima bwabo buhinduke. Ndagushimiye ko Imana no gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo wakoze. Amen.